nicyo kibazo twagize mu iyobokamana. Mutekereza ko Setera ingeso yo kubaza ibigirwamana no kubicuruza yayiretse kuko ahagurukanye na Aburahamu? Hoya. Mutekereza ko iminsi yose tumaze duteranira hano umuntu ufite ingeso yamunaniye kureka, ndavuga ingeso mbi yamunaniye kureka, utekereza ko yakizwa nuko turi mu rusengero rwiza? Niko mubitekereza? Hoya. Hari abantu bagira ingeso mbi wagira ngo bazishiraho ifumbire mvaruganda. Reka twinginge Imana idushoboze guhinduka ku ngeso. Nagira mbabwire ko ibintu nubwo tubikinisha, nubwo tubikiniramo, nubwo tubifata ari ukuntu tumaze kubihaga cyangwa se kubona ari ibintu bisanzwe, twahawe ubuntu bukomeye. Ngiye gukoresha ijambo riremereye, nabihisemo kugira ngo mubyumve. Haleluya. Umunsi wabaye mwiza. Imana ishimwe ko iduhurije mu nzu yayo. Ku bintu byinshi wari ufite uri bukora uyu munsi, kuba wongeyeho no kunyura mu nzu y'Imana, wagize neza. Hanyuma uyu munsi ngiye kubaganiza utuntu turyoshye. Najyaga mbona kera nyogokuru hari utuntu yakunda kurya twitwa intagarasogi, ukabona arishimye arimo kuturya. Umunsi umwe numvirijeho nicujijije. Hari igihe rero biza biryohereye, hari igihe biba ari intagarasogi, ariko byose ni byiza. Ndacashimira senior pastor n'abafatanyije gutegura, bahisemo ko naza gusangira namwe ijambo ry'Imana. Numugisha kubagira. Umunsi umwe narindi ahantu mu iteraniro, muri iryo teraniro harimo umushitsi yarijemo. Hanyuma uwo munsi yakizwa abantu benshi nka 200 bakijwe bwa mbere muri ico giterane. None uwo mushitsi ararira bimara umwanya munini. Tuje kuganira, namubajije impamvu yamurizaga, arambwira ngo iwabo bamara imyaka 10 batabatije umuntu n'umwe. Mu rusengero rwiza ruruturu haba harimo abasaza bakeya n'abakecuru bakeya, kubonamo umujene byo n'ibindi. Ndashimira Imana ko tugikora amateraniro y'abera. Uyu munsi rero turaganira ku gucungurwa k'umuntu. Turaza kurebera hamwe uburemere bw'umusaraba nk'ikiguzi cyo kuducungura. Turaza kurebera hamwe imbabazi, turebe gutsindishirizwa no kwiyunga n'Imana. Dukomereje aho twari tugejeje ejo, igihe umuntu yararangije gukora icyaha, uwo munsi Imana yahise itangaza imbabazi. Itangiriro 3:15 niho hambere havuga ukuntu Imana yatangaje imbabazi. Yaravuze ngo mu rubyaro rw'uyu mugore uhemukiye hazavamo uzakumena umutwe nawe uzamukomeretsa agatsinsino. Niryo sezerano rya mbere rivuga kuri Kristo. Imana yakomeje gushakisha inyuze mu nzira nyinshi uko yaduha imbabazi. Kuva mu itangiriro kugera kuri Maraki, hose aho ugaruka hose havuga kuri Yesu. Ibintu byose muzabona mu isezerano rya kera, ibyinshi bivuga kuri Yesu no kuducungura. Reka duhere kuri Nowa. Nowa Imana yamurokoranye n'umuryango w'abantu 8, hanyuma ibabwira kubaza inkuge mu giti cyitwa gofero. Nabyo byaro gucungura.
hanyuma byakomereje kuri Aburahamu. Abantu benshi iyo bavuga Aburahamu bavuga isezerano ryo kubyara gusa. Aburahamu yari afite amasezerano abiri, yari afite isezerano ryo kubyara, yari afite n'isezerano ryo kuba sekuruza w'amahanga. Kuri nge rero isezerano ryatinze ntabwo ari iryo kubyara, ahubwo isezerano ryatinze no kuba sekuruza w'amahanga. Byamufashe igihe kugira ngo abanze gutunganirizwa kuzakomokwaho n'amahanga. Murabizi ko Imana imuhamagara, ashobora kuba yaratuye hagati ya Irani na Irake, yarazengurutse. Turebe mu guhaguruka kwe, yahagurukanye na se na nyina n'abantu batumvise ijwi, harimo na Loti, bose arabazana. Mutekereza ko Setera ingeso yo kubaza ibigirwamana no kubicuruza yayiretse kuko ahagurukanye na Aburahamu? Hoya, ngira ngo bagira nko mu nzira, yabona igiti cyiza akavuga ati mwana wanjye buhagaza, ndabona iki giti kirimo imari. Mutekereza ko iminsi yose tumaze duteranira hano, umuntu ufite ingeso yamunaniye kureka, ndavuga ingeso mbi yamunaniye kureka, utekereza ko yakizwa nuko turi mu rusengero rwiza? Niko mubitekereza? Hoya, hari abantu bagira ingeso mbi wagira ngo bazishiraho ifumbire mvaruganda, buri gihe zirushaho gushisha no kuba nziza. Ngewe nkizwa, umunsi wa mbere nagiye mu rusengero nabonye korale, ntekereza ko ari abamarayika bavuye mu ijuru bari butahewe nimugoroba. Noneho pastor hagurutse kwigisha, ngira ngo niyo Mana ibahagarariye. Hanyuma nyuma yaho naje kumenya ko ari abantu, ariko nabwo nkabona ari abantu beza cyane. Icyambere nakoze rero, nahise mbatijwe, nahise nandikira korali. Ngeze muri korali nsanga n'abantu bene wacu, ntabwo bakira abamarayika, n'abantu barakara nkanjye, n'abantu bavuga nabi, n'abantu bahura n'utubazo twose nkuru natwe duhura natwo. Byafasha Aburahamu igihe kugira ngo ahinduke sekuruza w'amahanga. Aburahamu yihakana umugore, Aburahamu urongora inshoreke, Aburahamu yuzuye amakosa. Mutekereze iyo Imana iza kumugira sekuruza w'amahanga akimeze kuriya, yari kubyara amahanga ameze ati? Nicyo kibazo twagize mu iyobokamana. Iyo ubyaye umuntu mu gakiza uri umunyantege nke, intege nke zawe azazikuba kabiri. Hari ijambo nkunda gukoresha, ibintu bitaguhinduye nta wundi muntu byahindura, ibitaragukije nta wundi muntu byakiza. Niyo mpamvu ngaruke aho nasoreje ejo, reka twinginge Imana idushoboze guhinduka ku ngeso. Ibindi byose bizakurikiraho, ariko dusa na Kristo tugerageza guhinduka. Aburahamu igihe yatanga Isaka, natangajwe n'ukuntu ari bw'Imana yavuze ngo nibwo nkimenya ko unkunda. Mwibuke ko mbere yaho asengera Sodomu, Imana yaravuze ngo sinagira ikintu nkora Sodomu ntabwo inshuti yanjye. Ariko umunsi atanga Aburahamu nibwo Imana yadekaraye ko abaye sekuruza w'amahanga. Reka mbabwize ukuri, imigisha yose Imana izayiduha. Imana izaduha ibirenze ibyo twasaba. Ikintu mfitiye ubwoba reka nkibabwire, nyanibaza ngo generation izakurikira tuzayiraga iki mukurikije intege nke dufite? Kubera ko Yesaya yahanuye Yesu hasigaye imyaka 600 ngo avuke, aravuga ngo duhawe umwana w'umuhungu. Ntabwo dukwiye kuba dusaba Imana amasezerano agarukira kuri twe, dukwiye kugira amasezerano yambukiranya ibinyejana, byibuze tukagira umurage w'ubumana tuzasigira abazadukomokaho. Ngewe ibyo nibyo mfata nk'umugisha, naho ibindi ni inyongera, ni ibintu Imana iduha kugira ngo urugendo rukomeze. Ikintu umurage w'ubumana niwo nitaho cyane. Aburahamu, reka dukomereze kuri Yakobo.
Yakobo yariganije umugisha, hanyuma umunsi yahawe umugisha iryo joro yarayahunze. None reka mbabaza abanyarwanda ko twahunze tubizi, ubu guhunga ni umugisha koko? Hari umugisha uba mu guhunga? Umuntu yahawe umugisha akarara ahunze, ageze mu nzira Imana iramwiyereka, abona urwego rufatanye isi n'ijuru. Akangutse kugira ngo yihane, ahita abwira Imana ngo Mana, ngo mu rugendo ngiyemo numpa ibiryo n'imyambaro, ningaruka ahantu nzahakubakira inzu, mumbwize ukuri, ahantu harekenewe ibiryo n'imyambaro cyangwa harekenewe kwihana? Karame, ikibazo Yakobo yari afite hano cyari ibiryo n'imyambaro cyangwa yarakeneye kwihana? Abagezeyo kwa Labani, agezeyo akubita amaso abakobwa ba Labani, ahita atangira kurambagiza akiri impunzi. Bibiliya iravuga ngo kubera gukunda abagore cyane, umugore umwe yamukoreye imyaka 14 ngo nk'aho ari iminsi mike kubera gukunda abagore. Abarabyaye abuze icyo abagaburira, asubira kwa sebukwe ati inzara inyicanye n'abana. Sebukwe akamuga tugakorera amatungo, ugakorera n'ibyo kurya. Nihuse Yakobo yariganije rimwe, bamuriganya inshuro 10. Hari igihe byageze igihe umutima wenda nko gusandara kubera ubugome akoregwa. Nkiraha nagira ngo mbibutse kwica hari imbuto kandi ushobora kuzasarura. Mu bantu bize guhinga nagira ngo mbibutse ko umuntu asarura ibisa n'ibyo yabibye kandi byinshi kuruta ibyo yabibye. Niyo mpamvu dukwiye kugerageza guhinduka no gusa na Kristo. Uzi ko Yakobo yarose amapfizi ava mu ijuru akamwimiriza umukumbi, bikamunanira kwizera, agahita ashishura uduti akadusiga amabara, akadushira ku bibumbiro aho intama zinywera amazi kugira ngo zime zitureba, hanyuma zibyara ibihuga n'ibitobo. Yiga kuba umupfumu avuka mu bwoko bw'Imana. Hari ukuntu Imana iduha amasezerano ukavuga ati nta wabyizera, nta wamenya, ugahita ushaka ukuntu wigwanirira kugira ngo ubigereho vuba. Nagira ngo mbibutse ko tutari muri competition y'ubuzima. Gerageza ube wowe muri Kristo Yesu. Umunsi umwe uburiganya bumumereye nabi, iby'umubiri yari yarabibonye, hanyuma arahaguruka arataha n'abagore be. Ageze ku cambu ca Yaboki ngo atekereze icaha yakoze mu myaka 20 ishize, yohereza intama n'inka n'ibindi, ahita arabesha, arababwira ngo nimuhura na Esawu mumubwire ngo yaragukumbuye, ngo izi ni intasha guhaye. Ego ko noneho bigera igihe n'umugore akunda nawe aramwohereza, n'ibyo yarasigaranye byose abyikuraho, umutima ukomeza kumujya. Nagira ngo mbibutse ko umutima ntujya ruswa. Agarutse hakuno icambu ca Yaboki akubitana na marayika, amenya ko ari marayika atanga umugisha. Aramubwira tumva nagufashe sinkurekura utampaye umugisha. Akamubwira toya mbwira izina nguha umugisha. Akavuga toya ngewe namenye ndi umuhanga mu kuriganya, niryo zina nitwa, ndashaka umugisha ntivuze izina. Akamubwira ati mu ijuru ntabwo ari uko dukora. Ntabwo ari uko dukora ibintu by'ubumana, ntibiza mu buryo ngo bigeze hafi mu rukerera, marayika akora ku mutsi w'itako, akaguru karareguka. Yumvisha ababaye aravuga tumva reka mbivuge nitwa Yakobo. Ntimureba buri Imana iza ahantu yakora ugahita usenga. Imana iza ahantu yakora ukamara iminsi uboneka, Imana iza ahantu yakora ukayegera. Ku neza yawe muri 40 Imana igushoboze gusa nayo itarahakora, kubera ko si umugambi w'Imana kwibanza gukora ku mutsi. Uwo munsi nibwo Imana dekaraye ko abaye azakomokwaho n'imiryango 12. Iri sezerano ryasohoye amaze imyaka 20 yose mu ruzerero. Hari ibintu byatindijwe nuko twatinze guhinduka. Uko tuzagenda twegera Kristo niko tuzava mu bwiza tujya mu bundi.
Imana yakomezanije na Yosefu. Muribuka ko Yosefu afite ibintu 70 ahuriyeho na Yesu bisa neza, ntabwo ari byo nshaka kuvuga. Hanyuma byakomeje Abisirayeli bavuye muri Egiputa, turi kuvuga gucungurwa, bavuye muri Egiputa bisabye igitambo cy'amaraso, gusiga amaraso ku nkomanizo, nabyo byari gucungura. Hanyuma muribuka ko bari mu butayu, Imana yababwiye gutamba ibitambo. Reka ndaza kubasoreza. Igihe Baramu yaragiye kuvuma Abisirayeli, byamunaniye kubavuma kuko abonye muri bo hajyamye mu intare. Buriya agendana natwe no mu ntege nk'izacu, akatugwaza, akadukuyakuya, akakwingingira kugira ngo arebe ko muzi umusozi witwa Jari n'uwitwa Monkigali. Murareba panti hari ukuntu imeze. Nibaza nk'abasinzi batuye Jari bazamuka bavuye Nyabugogo, ukuntu Imana ibarindira kuri uriya musozi, kuko uramutse utembye ushobora kutagaruka. Noneho ukagira ngo umuntu afite rasoro muri we, akagenda akagaruka, ubuntu bw'Imana bukamurinda, bumurindiye kwihana. Nawe uzi iby'Imana yakurinze, uzi inzira wanyuzemwe, ubuntu bw'Imana bukabana nawe bukakugwaza kugira ngo uzahinduke Isirayeli, kugira ngo izakugeze ku isezerano ry'agakiza. Hanyuma mu butayu Imana yababwiye gutamba ibitambo, ariko nubwo batamba ibitambo byari ibintu biborohereza umwaka umwe gusa. Iyo watanga intama cyangwa inka cyangwa ibindi, ayo maraso yatwikira icyaha umwaka umwe gusa, umwaka washira kikongera kikakwicisha. Yohana nteguza ya Yesu, ahanura Yesu, yaravuze ngo dore ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ndashimira Imana ko bitagitwikirwa, abikuzaho amaraso ye. Ntabwo bakibitwikira kubera ko twe nta nubwo twari kubona intama zo gutanga. Abefeso ibice 2 umurongo w'8 n'umurongo w'9 haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Bishatse kuvuga ko gukizwa n'ubuntu, agakiza nta kiguzi gasaba. Nyanumva bavuga butumwa benshi, kuri ngewe saba bavuga butumwa beza, kubera ko barababwira ngo nimuze iwacu, twe dufite ikiganza gishushe, tukirukaneho inyatsi n'akarande, tugukureho imivumo n'imikasiro, ariko bakakubwira ikiguzi wishura. Yesu yaravuze ngo muhere ubuntu, mutangire ubuntu. Kandi hariho bamwe babayoboka, ariko kuri nge ntabwo ari ibintu byiza. Ni escroquerie ikoregwa mu byitwa iyobokamana. Agakiza n'ubuntu, twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Hanyuma nagira ngo mbibutse ko hano naho hinjiremo indi nyigisho y'ubuyobe ivuga ko twakijijwe n'ubuntu, ushaka wakwiba, wasambana, wakora ibyo ushatse byose, ngo nta n'impamvu yo kugira umutima uhana kuko byose byarababariwe. Niba ubuntu butwemerera gukora ibyo, ntabwo twasobanukiwe ubuntu icyo buvuze. Ubuntu, kugira ngo duhabwe ubuntu byamusabye ikiguzi cyo kujya ku musaraba. Hanyuma ubuntu bwaratuzuye, bwasanze dupfuye buratuzura. Iyo usomye mu Befeso ibice 2 umurongo wa 12 havuga uburyo twari dupfuye, ubuntu bukatuzura. Haravuga ngo mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo, mutandukanijwe n'ubw'Isirayeli, muri abashitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe, ari nta byiringiro mufite by'ibizaba, ahubwo mwari mu isi mudafite Imana rurema. Ubuntu bwatuzuye kuri icyo kigero. Sura inyuma ho gato,
ntabwo kubabarirwa ntabwo bivuze ko bitamusabye ikiguzi. Ujye utekereza buri munsi ikiguzi byamusabye kugira ngo twe ducungurwe. Bibiliya iratubwiye ngo twari tudafite Kristo, ubwo bivuze ko tutari dufite umucunguzi. Icya kabiri, twari dutandukanyijwe n'ubwisirayeli. Ibi nabyo ntekeza ko tutabyumva neza. Murabizi ko hari umwenda ukinza ahera, ariko hirya y'umwenda ukinza ahera twebwe hari hiyongereyeho n'igikuta gitandukanya abayahudi n'abanyamahanga. Ikindi, twari abashitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe, nta byiringiro by'ibizaba, twari mu isi tudafite Imana rurema. Ubwo bivuze ko mu gutsindishirizwa harimo imbabazi. Mu mategeko asanzwe cyangwa se mu bucamanza, iyo usabye imbabazi bakaziguha, bakubikira igihano, bagategereza niwitwara neza imbabazi zizakomezanya nawe, ariko niwitwara nabi mu mbabazi wahawe igihano kizaba kikigutegereje, uzagenda ugikore bakongereho n'ikindi gihano. Niko mu bucamanza bimeze. Nagira ngo mbwire abantu bateraniye hano, twebwe Imana yaratubabariye, iduhanaguraho ubusembwa, itugira abere, itubyara ubwa kabiri, hanyuma iduha n'umurage mu bwami bw'Imana. Bibiliya iravuga mu Byakozwe n'Intumwa 13:39, haravuga ngo kandi uwizera wese atsindishirizwa nawe mu bintu byose, mu bintu byose. Hanyuma nagira ngo mbabwire ko ntushobora kumva umusaraba utazi imbaraga z'icyaha. Dufite abantu, murabona aya matorero amaze imyaka arenze 120 mu Rwanda, n'abantu harimo abantu bakuriye muri Sunday school, barakomeza basanga dusenga bakomerezaho, ntibazi neza umunsi bakirijwe. Avuga ngo sinigeze mba umunyabyaha ukabije, hanyuma ibintu byo gukizwa cyane nabyo nimubimbaze. Nigeze gukorana n'umupasiteri uvuka kwa pasiteri noneho ku cyumweru nkabona ntiyaje mu iterane, ari we senior pastor. Nabaza se mushumba yabaye iki? Bakambwira ngo uyu munsi habaye umupira wa Rayon Sport na AP. Noneho ndumigwa pe. Yebaza ni gute umushumba asiba iteraniro cyo gucumwera ari we muyobozi w'itorero kubera habaye umupira. None nkajya nibaza ikintu cyabaye bikanshobera, naje kumenya ko avuka kwa pasiteri. Yani ibintu byo gukizwa nta ngufu nyinshi yabishiramo, kubera ko n'ubundi byamusanze aho ari. Yesu yaravuze ngo ubabariwe byinshi akunda cyane, agira urukundo rwinshi. Nagira ngo mbabwire ko umusaraba ahantu wadukuye twari gupfa, twari dupfuye, kandi nta nubwo ari urupfu rusanzwe rw'umubiri, twari kuzarimbuka by'iteka. Nukuzarimbuka by'iteka. Ngiye gukoresha ijambo riremereye, nabihisemo kugira ngo mubyumve. Byasabye Imana kwihekura, iduha umwana ifite w'ikinege kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Nigeze kumva umuvugabutumwa yatanze agatekerezo, ntabwo nzi niba kari ukuri 100%, nibaza abavugabutumwa bavuga twinshi, ariko nashaka kukabasangiza. Yatanze urugero rw'umwami yari afite umwana w'ikinege, ubwo nashaka kuvuga umusaraba aho wadukuye. Uwo mwana w'ikinege yaje kuribwa n'umubu, agwara malaria, hanyuma aza gupfa, ariko apfa bamenye ko yishwe na malaria iterwa n'umubu. Umwami arababara, agira intimba ikabije, yaje kubaza ubuhiri, aravuga ngo nzahangana n'umubu ahantu hose nzawubona. Iyo yasanga umubu ku ruhanga rw'umugabo, ntiyareba ngo ni minisitiri, ntiyareba
bari bamaze kumumenya iyo bamubonaga bavuga ati mundebere niba nta mubundi. Hanyuma uwo muvugabutumwa yaravuze ngo uwo mwami ni Imana, umwana yapfuye ni Yesu, umubu wamuriye n'icyaha camwiciye ku musaraba. Hanyuma inkuru nziza mu rubavu rw'uwo mwana havuyemo insecticide yica imibu, ariyo maraso ya Kristo Yesu. Hari indi nkuru numvishe, yo ni inkuru y'ukuri. Mu ntambara ya kabiri y'isi Abongereza bariho baragwana, hanyuma umusirikare umwe w'umuofisiye bamuha itegeko ryo kwica agasozi kose, ni ukuvuga ngo ikintu cyose gihumeka kiraho acice. Uwo musirikare yarakijijwe, yari yarakiriye Yesu umwami n'umukiza. Atekereza ukuntu agiye kwica abakecuru n'abana batazi ico bazira, biramugora. Ahitamwo kwanga itegeko rya gisirikare. Murabizi igisirikare kwanga itegeko bifite uko bihanwa. Icyabaye ni iki? Yari umujene Maria. No, yari afite abana bato, bari bakiri bato. Baza kumukatira igihano cy'urupfu kuko yanze itegeko rya gisirikare. Umugore we kumva ko agiye gupfakara, ananirwa kubyakira. Ajya kureba umuyobozi, umujenerali yayoboraga umugabo we, aramubwira ati mu by'ukuri umugabo wanjye yego yishe itegeko, ariko numva ntiteguye gupfakara n'abana babiri bakiri bato. Aramubwira ati madame, wowe uri umusivile taha, hano nta mikino ihari, turi mu ntambara ya kabiri y'isi. Ejo ikengere nivuga kuri kiliziya uzamenye ko umugabo wapfuye. Umugore arataha, yarayateka umutwe ukuntu ari bubigenze. Mu gitondo kare azinduka mu munara kwa padiri, azamuka aho ikengeri ivugira arayifata. Waje kuvuza ikengeri we yaraje kurura umugozi atanje kureba hejuru, ntiyarazuriyo. Uko umva ni icuma kiremereye cyane, uko akurura umugozi kigasya amagufa y'intoki. Akavuga ati ninde kuri kavuga, umugabo wanjye arabapfuye. Arakomeza arafata, umundi nawe arakurura, yumvishe itavuga aragenda. Umugore ahita aramanuka, afata ya magufa yamenaguritse ayahambirira mu myenda, ajya kuri gereza. Abwira umujenerali ngo mfungurire umugabo. Uwo mujenerali aramubwira ngo umugabo yapfuye kare mu gitondo. Aravuga ati ntabwo yapfuye. Aramaze ngo ni gute atapfuye? Avuga ati kengere ntiyigeze ivuga. Ahita ahambura ya magufa aramwereka, amuga ngo nemeye gupfa mu cyimbo cye kugira ngo umugabo wanjye adapfa. Kandi exactement ntabwo ari yapfuye. Aramubwira ngo kuva nabera nibwo nkibona umugore ukunda umugabo ku kigero umukunda, ugenda bamuguha umutahano. Nubwo twicaye aha, nubwo ibi bintu by'ubumana turiho turabikonsoma ku buntu, byasabye Imana kwihekura, byasabye Imana gutanga umwana ifite abikineke. Hari indi nkuru numvishe y'umugabo yaratuye kuri etaje ahantu, hanyuma umuriro uzamuka kuri etaje. Atekereza ukuntu agiye gupfana n'umugore we n'abana, bimunanira kwakira. Ahita afata ku nzu yo hakurya, yigira nk'urutindo, abwira umugore n'abana kwambuka vuba vuba. Bambuka banyuze ku mugongo we, bambukira ku nzu yo hakurya, hanyuma umuriro umuzamukiramo. Akavuga ngo nindekura baraba bapfuye. Bageze hakurya ahita avuga ijambo rya nyuma. Yabwiye ngo madame, uzanderera abana neza, mfuye mu cimbo cyayo. Nagira mbabwire ko ibintu nubwo tubikinisha, nubwo tubikiniramo, nubwo tubifata ari ukuntu tumaze kubihaga cyangwa se kubona ari ibintu bisanzwe, twahawe ubuntu bukomeye. Isi tuwe na miliyari 8 zirenga. Abantu bamaze kumva izina rya Yesu byibuze rimwe mu matwi yabo ni miliyari 2 gusa. Haracari miliyari 6 batarumva izina rya Yesu habe n'umunsi umwe. Umushinwa umwe
yaje gukorera inaha, hanyuma uwo bari bagiye gukorana arakijijwe, aramubwira ngo wabuzi uwo mushinwa yaje kugerageza kwiyahura, noneho uwo munyarwanda bakorana aramubwira ngo wabuze umuntu witwa Yesu, aramubwira ngo Yesu ntabwo muzi, gucakora umunyeretse namukora. Aramubwira ati hari umuntu witwa Yesu yapfiriye abantu, yabaga mu burasirazuba bwo hagati. Avuga ngo uwo mutipe nigeze kumwumva, ngo yari umuntu ngo mwiza, ngo abantu ngo bakundaga, ngo ariko ngo bene wabo bahise bamwica. Iyo nkuru numvishe nuko yarangiye. Uwo muntu yarapfuye arazuka, agufitiye impano y'ubuzima, agufitiye imigambi myiza. Uwo yapfuye akazuka yazura n'ubuzima bwawe. Hari umunsi umwe inkuru nziza, isi yakiriye inkuru nziza ko Yesu aje mu isi. Bararirimba ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Hari umunsi umwe isi yakiriye inkuru nziza. Hanyuma kubera ko isi yari umwijima, Yohana haravuga igice cya mbere haravuga ngo yaje mube, abe ntibamwemera ntibamwakira. Icyakora abamwemeye bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bubahindura kuba. Ishama muri aya masengesho Imana ikaduha ubushobozi buduhindura kuba. Yahise ahunga ari uruhinja. Iyo ukoresheje vore y'indege kuva aho yavukiye kugera aho yahungiye ni ibirometero 1000. Ni urugendo rw'ukwezi ku muntu w'umugabo azi kugenda mu butayu. Iyo hashushe haba munsi ya 0, haba hejuru ya dogere 40, iyo hakonje haba munsi ya 0. Mu ndebere urwo ruhinja ukwezi kose mu butayu ukuntu yaramerewe. Hanyuma nyuma y'imyaka 3 yarazamutse agaruka i Nazareti, ntiyatura i Yerusalemu mu mujyi, atura mu buvumo. Iryo buye babagamo n'ubu riracahari. Hanyuma Yesu yabaye imfubyi ku myaka 19, asigara areze bene wabo bamwita ikinyendaro. Yakobo yaranditse aravuga ngo hahigwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemegwa. Yavuga mwene nyina Yesu, yarazi ibyo bamukoreye bibi. Hanyuma atangiye umurimo ntiyawutangirira Yerusalemu. Barana amadini yose atangiriye i Kigali kuko niho dutura. Biragoye gutangirira Nyaruguru na Nyabihu. Biragoye umuntu yagize umuhamagara ajya gutangirira hariya, yose ni muri kapitali. Hanyuma atangirira i Galilaya y'abapagani, mu gihugu gicuza umwijima, ahantu hatuye abazerote batawe. Abazerote bari barigometse ku Bagiriki n'Abaroma, n'ahantu hahora intambara, hari ahantu hacuza umwijima, abari hatangirira umurimo. Nihuse ajya gusoza urugendo rwe kugira ngo ajye ku musaraba, hari kuwa 4 nimugoroba. Akora igaburo ryera, ahita yambuka kuri Elayono, ni nk'ikilometero 1, ajya gusenga. Imibabaro yose yagomba guhura nayo arayihishurirwa, abira ibyuya bivanze n'amaraso. Inshuti ze magara ziramusinzirana, ntibagira icyo bamumarira, ntibamufasha gusenga. Aza aho barera babwira ngo ntimurushe mubana amaso na byibuze isaha imwe. Haba haje igitero kiramufata. Mu ijoro rimwe yagiye mu nkiko kwa Ana, kwa Kayafa, kwa Pilato, kwa Herode, bamugarura kwa Pilato nanone. Ijoro rimwe bamufungiye mu mwobo wa 5 metero. Niba hari ahantu hambabaje inshuro zose nagiye muri Isirayeli, ni kwa Kayafa, ku cyicaro gikuru cy'idini ry'Abayuda. Hejuru bahatorera amategeko, munsi n'ubuvumo biciramwe abantu. N'uyu munsi hacari koroshe bababambaho. Ni gute mu rugo rw'umutambyi mukuru haba gereza? Gute? Ni gute mu rugo rw'umutambyi mukuru bahicira abantu?
uwatsindwa n'amategeko ya Kiyuda hejuru mu rukiko, ubwo bamujyana hasi bakamurangiriza. Yesu bamujyanye muri uwo mwobo, hanyuma bamukorera umusaraba upima ibiro hafi 100. Kariya karere kuko kagira amahwa y'imishubi maremare kuko ari ubutayu, bamukoreye ingata yikoreza umusaraba y'amahwa, bayinjiza n'inyundo agera ku bwonko neza. Umuntu mukuru agira litiro nk'eshanu z'amaraso muri we, Yesu yavuye amaraso litiro 3 Impamvu yagenda agwana umusaraba nuko ataragifite imbaraga zo kuwikorera, kugeza ubwo amushakira Simoni wa Arimataya kugira ngo awumufashe. Bari bamukubise inkoni z'Abaroma zigira imikobi 7, ku mutwe hari kroshe bakubita ikazana inyama. Yesaya yaravuze ngo bazaca amaterase ku mugongo we. Yarasuzuguritse. Ubwo rugendo yarugendanyemo na mama we adafite icyo abikoraho. Mwibuke ko Simeyoni umunsi bazana Yesu ku munsi wa 8 kumumurikira Imana, Simeyoni yaramubwiye ngo wa mudamu, uwo mwana ukikiye azaba ikimenyetso kigigwa impaka, kandi nawe inkota izagucumita mu mutima. Uriya mubyeyi yarababaye, mw'ababyeyi mwe, kubona umwana wabyaye yambaye ubusa ku musaraba uko yavutse afite imyaka 33. Bibutse ko bamubambishije ferabeto ya 12 y'igiheri idasenye neza. Izuba yaremye ribonye umwami yariremye yambaye ubusa, gifuka mu maso habubwira kabiri amasaha 3. Isi yaremye inanirwa kwakira umwami, ibitare birameneka, hanyuma umwenda ukinza ahera ucikamo 2. Kuki umwenda ukinza ahera wacitsemo 2? Mu isezerano rya kera, hirya y'umwenda ukinza ahera habaga isanduku y'isezerano, yari ihagarariye Imana muri ico gihe, kubaho kw'Imana. Igihe bahunga mu bunyage bw'imyaka 70, ntabwo bazi aho Yeremiya yayihishe, ntibongeye kuyibona. Bo bagumizaho rido, umwenda uremereye cyane, nkaho hirya hakiriyo isanduku y'isezerano. Ngiye ngufitiye inkuru nziza, nawe wemerewe kwigerera ahera. Yesu yinjiye ahera ari umutambyi, ahinjira ari igitambo, abirangiriza icarimwe. Natwe dufite uburenganzira, turabami n'abatambyi mu bwami bw'Imana. Hari imigwi 4 yaje mu rupfu rwa Yesu. Umugwi wa mbere n'abantu baje gufindira imyenda yambaye. Yesu yari yambaye ikanzu idafite aho iteranyirije, byari bimeze nk'imyenda bambaye mu butayu. Mu butayu agakweto bambitse umwana yavutse yarakuraga n'agakweto kagakura, kuko ntibari bafite abahindurira inkweto. Ikanzu bambitse akana kavutse yarakuraga n'ikanzu gakura, niwo mwenda Yesu yari yambaye. Bari barayigwaye inzika ngo bazayitware, hanyuma bayikoreraho ubufindo, barangije umwe arayegukana. Nagamba mbabwire ko mu itorero hari abantu bazanywe n'iby'isi, amasengesho yabo ni imyenda, ibintu by'isi nibyo basengera. Iby'ubugingo ntubabaze, intego yabo babonye iby'isi, ibindi baba banyuzwe. Hirya y'iby'isi Imana yaguhaye izakugerekereho ubugingo buhoraho, yabiguhaye icy'ingenzi cyane. Umugwi wa kabiri waje mu rupfu rwa Yesu n'abantu bizi ibyo kubabaza. Ako gaserivisi kabagaho mu gisirikare cy'icyo gihe. Tekereza ko basanze ibisambo bitarapfa ku musaraba, batanguranwa n'isabato, bakabivuna amaguru ngo bajye mu isabato. Bageze kuri Yesu basanga yapfuye, ariko nibyo bari barize, bamutera icumu arapfa. Yari yapfuye, mbuze baramushinyagurira, reka mbyite gutyo. Bamushize mu mva, bayishiraho ibuye ripima tone 2,500, bayihomesha kaburimbo ikomeye kugira ngo atazazuka. Bashaka n'abasirikare kabuhariwe mu kurinda,
barinda iyo mvu. Byasaga nkaho birangiye, ariko nanone ntabwo byari birangiye, byari bitangiye. Kuko kare ku cyumweru mu gitondo marayika yavuye mu ijuru akuraho igitare acicaraho, hanyuma Yesu arazuka. Abaje kumva kare basanze yazutse, barabwiye ngo kuki mushakira umuzima mu bapfuye. Nagira ngo mbabwire, ibi tuvuga hano ntabwo ari igipindi, si ukugira ngo mumare kabiri, si ukugira ngo mwiyumve neza gusa. Ibi bintu turimo ni imbaraga zihindura, ni imbaraga zikora. Nubwo mwese byaba bitarabakoreye, ngiye byarankoreye. Ni ukuri, ndi umwe mu bahamya b'urupfu bw'umwami. Ndabizi ko Yesu akiza ingeso, ndabizi ko Yesu ahindura, ndabizi ko ubugingo buhoraho bubaho. Nzarinda mpfa aribyo nshizera, niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo, ntawe ujya kwa data atamujyanye. Kugeza ku mwuka wanjye wa nyuma nibyo nzaba ngihamya. Nigeze kubabwira hano, abantu bareba televiziyo yitwa TBN, hari akavideo k'ubushakashatsi kakozwe n'abayahudi n'abanyamerika kavuga ku rupfu rwa Yesu, n'abasiyantifike badakijijwe. Bapimye ADN yo kuri ya misumari nababwiye kuko iracahari, bapima no ku musaraba, bapima no mu mva, basanga birahura, ni koko yarahajyana. Bagira ikibazo kimwe cyo kwibaza ni gute yasohotse mu mva. Nta muntu umwe yasunika tone 2,500. Kubera ko atari abakristo rero, conclusion yabo iravuga ngo imbaraga zamusohoye mu mva ni force magique. Ariko twebwe turabizi ko bitari force magique. Imbaraga z'ubumana, imbaraga z'umuzuko zirashakorera mu itorero. Zishobora kugukiza kanseri, zagukiza sida, zazura ubuzima bwawe bwishwe n'ibyaha, zazura urugo rwawe rugiye gusenyuka, zagukiza inyota y'inzoga n'irari ry'ubusambanyi. Izi mbaraga zirashakorera mu bizera, zirashakorera mu itorero. Muri iyi minsi 40 tugiye gusenga, icampa imbaraga z'umuzuko zigakorera mu buzima bwawe, ukazumva ko zihari. Muri iyi minsi sinakijijwe kera birumvikana, ariko mu myaka mike maze mu gakiza hari igihe nabonye izo mbaraga zikora. Nigeze kujya mu giterane ahantu, mpahurira n'umugabo w'umunyamasengesho yuzuye imbaraga z'ubumana. Hanyuma aravuga ngo tugiye gusenya imirimo y'umwijima muri aka gace. Yirukana abadayimoni, abantu bari muri iyo stade bafite abadayimoni babakubita hasi. Imbaraga zigenda ibirometero 4 kuva aho stade yubatse. Abantu bose bafite abadayimoni bari muri ako gace babakubita hasi, babazana muri stade. Ubu izo mbaraga tuzuzuye ntaco zahindura muri koridoro hano hirya. Izi mbaraga ziturimo ntaco zakora ku bana bacu bari muri bya bindi muzi. Izi mbaraga ntabwo zikwiye kwambuka hano hakurya y'umuhanda hano, zigakura abagabo baharara kugera mu gitondo mu kabari. Izi mbaraga nta mpinduka zikwiye kuzana. Yashoje uwo muvugabutumwa avuga ngo dusengera abagwayi, hanyuma bwije aravuga ngo n'abadakiza aka kanya ejo bazaba bagikira, na nijoro murakomeza mukire. Ndavuga umusaza arananiwe. Ariko natangajwe no kumva saa 8 y'ijoro umuntu avugije induru ngo akaguru kararambutse, ukumva undi aravuze ngo amaso arahumutse. Nta giterane kikihari, twese twataje kubera imbaraga z'ubumana zari kuri uwo musozi. Muzi ko Samuel yarakijijwe n'imyenda yambaye ikijijwe, n'umusozi atuyeho nawe ufite imbaraga z'ubumana. Igihe Dawidi yamuhungiyeho, Sawuli akohereza ingabo kumufata, bageze aho umusozi utangirira bavuga mu ndimi.
byo kumufata babivamo. Hanyuma yohereza n'abandi nabo bafatwa n'izo mbaraga. Byageze igihe ngo Sawuli arihagurukira n'abamurinda, nawe ageze aho afatwa n'izo mbaraga. Baravuga ngo hajya Sawuli nawe yari mu bahanuzi. Icyampa imbaraga zikaduhindurira urubyiruko, zigahindura abagabo n'abagore bacu, zigahindura imigambi mibi, zikazana impinduka. Kunamisha amaso dusenga. Billy Graham yagiye ahantu John Wesley yasengeraga, apfukama, aho yapfukama aravuga ngo biracashoboka, bari ngiye ukoresha, biracashoboka. Icampa bikantangiriraho nawe bikagutangiriraho. Nagira ngo dusengane n'umuntu yumva yifuza izi imbaraga z'ubumana ko zakorera mu buzima bwe. Icyo zakora sinkizi, wowe ukibwira Imana, bwira Imana ngo reka ziza n'impinduka. Uhari wahaguruka tugasengana. Data mu izina rya Yesu, uyu mugoroba tuguciriye bugufi, imbaraga zakuzuye mu mva ziracakorera mu bizera, ziracakorera mu bagukunda. Reka zihindure ubuzima bwacu, zihindure imibereho yacu, zihindure kubaho kwacu. Izo mbaraga zitatanye, imbaraga mbi ziduhiga. Hari igihe wahamagaye Gideyoni ushaka gukorana nawe ukandi ukamukoresha iby'imbaraga, agira ubwoba ko abantu ari bake. Yari afite ingabo 7,000 bigiye kugwana n'ingabo 120. Nabwo uramubwira ngo baracari benshi. Bamanutse mu kukagezi umusigariza 300. Uramubwira ngo niba ufite ubwoba genda wumva iby'Abamidiyani barose. Ngo ahageze ari kumwe na Puri, yumva umuntu umwe avuga ngo narose irobe ry'ubugari ngo rimanutse risenya amahema y'Abamidiyani. Undi aramubwira ngo ico si ikindi ni inkota y'Uwiteka na Gideyoni. Izo mbaraga zarakoze, arabatsinda. Turasenze ngo umutsima w'ijambo ry'Imana urimbura amahema y'abadayimoni, urimbure ijambo ry'Imana, ririmbure imbaraga mbi zose mu izina rya Yesu Kristo. Twifuza kubaho ubuzima bwejejwe, twifuza kubaho tudatewe ubwoba n'ibihe, tudatewe ubwoba n'ibihari, ahubwo duhagaze mu mwanya ukwiriye. Turagushimiye kubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Izina ryawe rigahabwa icubahiro mu izina rya Yesu, amen.